ukarya ku biryo by'Ikigali ukaryama ku gitanda cy'Ikigali byihorere. Arerererere ubwo uraje uvuge ngo Ikigali na hano nk'ahandi, barakubeshye baranagushutse. Uzasubiza amaso iwanyu mu cyaro, hamwe wararaga ku bishogoshogo by'iwanyu, ariko mwagiye mureka gupfobya amashimwe kuri bya bishogoshogo by'iwanyu, kuri za nshinge, hamwe wararaga ku kirago uteye imbere muryama ku rutara, hamwe mwariraga ku nkoko abandi mukarira ku mbehe. Ibiryo byo ku nkoko, use ku nkoko hasuka isosi, vuga ngo ni imyumbati n'imyungu n'amateke. Ye baba data we, haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwebwe abakurikiranye Mama Sharirene Official, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje muri uyu mwanya, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza kugubwa neza, mbifuriza iterambere ryo mu mwuka no mu mubiri, mbifuriza kugirana ibihe byiza n'ijuru. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Mwebwe abadukurikiraniye mu bihugu bitandukanye, abari mu bihugu by'Uburayi, abari muri Afrika, ndetse n'abari mu ntara nyinshi zitandukanye z'iki gihugu, turabashuhuje mwese. Turabashuhuje abaganga aho muri hose. Abaganga ndabubaha cyane, muri abantu mufashe runini ku buzima bwacu. Ndabashuhuje abashinzwe umutekano, abapolisi n'abasirikare, mufashe runini ku buzima bwacu. Ndabashuhuje namwe abarimu, ni mwebwe mutuma ibintu bigenda neza. Mwese murabo kubahwa. Imana ikomeze kubaha umusada, ikomeze kubaba hafi no kubashyigikira, kandi mukomeze kugubwa neza n'ijambo ry'Imana uko Uwiteka aba yariteguye. Mukomeze kugubwa neza no guhindurwa naryo. Hanyuma uyu munsi ifite intego y'ijambo ivuga ngo ntukemere kugenda utari kumwe n'Imana, ntuzagende wenyine mutari kumwe. Uhereye uyu munsi umenye ko kugendana n'Imana ugomba kubishyira mu buzima bwawe. Imana ni icyangombwa cyawe kidatakara. Imana ni amaso yawe, Imana ni amaguru yawe, Imana ni amahitamo yawe meza, Imana ni inzira yawe nziza wanyuramo, Imana ni umujyanama mwiza, Imana ntago yakuroha. Imana ntukemera kugenda wenyine. Iryo jambo tugiye kuganira, ntuzemere kugenda utari kumwe n'Imana. Reka rero turebe mu Kuva ibice 33 umurongo wa mbere. Turebe mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati, uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa, ujyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nti nzagiha urubyaro rwawe. Hanyuma turebe muri Kuva n'ubundi 3:12 ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. 12. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko wavuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko nimba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe. Haleluya. Kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Amen. Imana ishimwe. Nkuzanye intego y'ijambo, ndashaka kukubwira ngo ntukagende wenyine, ntuzagende wenyine.
ntukagende wenyine. Ntuzagende wenyine. Naho aho waba ugiye kugenda uri bugereye vuba, naho waba ugiye kuzana amafaranga, naho waba ugiye kuzana ibigukiza, naho waba ugiye kuzana iby'umumaro, naho waba ugiye gutera imbere byihuse, naho waba ugiye gukira vuba, naho byaba ari ibintu byose uzajyamo, nje kukugira inama ngo ntukemere kugenda wenyine. Imana ishimwe. Ntuzemere kugenda wenyine. Urugendo uzategura ukabona nturi kumwe n'Imana, naho waba ugiye kugubwa neza, naho waba ugiye mu biki, ndakubwiye ngo ndakwinginze, ndaguhendahenze, ntuzemere kugenda wenyine utari kumwe n'Imana. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga ritangaje, ni ibanga rikomeye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga ritangaje. Kugendana na Yesu ni ibanga ritangaje. Kugendana n'Imana ni ibanga abantu batazi. Kugendana n'Imana ni ibanga ryihisha abantu benshi, ariko iyaba abantu bari babizi, iyaba bamenyaga impamvu bagenda ntibagereyo, iyaba bamenyaga impamvu bakubitana n'amakuba batunguye, iyaba bari bazi impamvu bahura n'akaga batigeze bamenya, ni ukwemera kugenda bonyine batayobowe n'Imana mu buzima bwa buri munsi, muri uru rugendo rujya mu ijuru, muri iyi si y'icuraburindi y'umukara. Nkwifurije kugendana n'Imana. Imana igufashe, ntukagende uri wenyine. Mureke mbabwire, Uwiteka abwira Mose, aramubwira ati hagurukana n'abantu banjye, hanyuma ujye mu gihugu nasezeranyije ba sogokuru bawe. Nababwiye ko nzabaha igihugu, kandi nzabaha igihugu kibe gakondo kuri bo. Ninjye Uwiteka wabibabwiye. Hanyuma rero Mose, fata inzira ujyane n'abantu banjye ugende. Reka mbabwire, kuba Mose yarabwiwe n'Uwiteka byonyine ngo jyana n'abantu banjye, byari bihagije. Nta kindi byari bihagije, kuko byari bivuzwe n'akanwa k'Imana. Ariko Mose agira amakenga, abwira Uwiteka ati Uwiteka, wambwiye ko nakugiriyeho umugisha, urangije uravuga ngo nakumenye izina, uravuga ndetse ngo urananyemera, urangije uranambwira ngo urankunda. Ariko koko nimba koko nkunda, nimba koko unyemera, kandi ukaba ungiriye icyizere ngo ninjyane n'abantu bawe, njyane n'Abisiraheli, nukuri pe, nimba wumva tutari bujyane, sifa kwa Mungu, nanjye unyemerere tugume hano, ntituve hano. Mose, reka mbabwire, hari abantu bahabwa inshingano yo kuyobora, bagahabwa inshingano z'ubupasiteri, z'ubwarimu n'ubushumba, bagahabwa inshingano zo kuyobora abaririmbyi no kuyobora ibyumba by'amasengesho, bagahabwa inshingano zo kuba ababishopu n'abapotre n'andi matite ku bakozi b'Imana. Bakavuga ngo bakihutira kujya kuyobora, ariko ntibabwire ngo bajyane n'Imana. Ntago Mose yahaye agaciro iryo jwi ryonyine. Yaravuze ati kuba Imana ibivuze ngo tugende ni kimwe, ariko abo yarajyanye nabo yarabazi. Yaragiye akubita umubare, areba abagabo, areba abagore, areba abana, areba amakorosi, areba amadodani, areba aho azakata, areba abanyamahanga, areba ibihugu bibakikije. Aravuga ati koko naho naba afite ijwi ry'Imana,
ubu nakata hano ntari kumwe n'Imana, tukazaterera hano tutari kumwe, twazanyura muri aba babisha bacu, twazabanyuraho ya makorosi, ibyo nzakubitana nabyo nabibwirwa n'iki? Uwiteka abwira Uwiteka ati, Uwite, nimba ushaka ko tugendana, nimba ushaka ko njyana n'abantu bawe, ukaba ushaka ko mbageza aho basezeranyije, nunyemerere tugendane. Ikindi, uramutse utajyanye natwe, abantu bose ntago bazamenya yuko ari wowe wadutumye, ariko nunyemerera tukajyana ukamerekeza, oye nibyo nzabashorera rwose bayobore neza, ariko nawe ugomba kuba uwa kabiri kuri njye, ugomba kuba uwa mbere. Imana nitugirire neza. Narinde kukubwira ngo ubwire Imana ijye igendana nawe, ntukagende uri wenyine. Imana iyo kuyoboye imenya hari imikuku iyo muri kumwe. Imana ikuyobore mureke mbabwire, Imana ikuyobore mureke mbabwire. N'imodoka zigira ibyapa, imodoka ntibihari ku mihanda, umuvuduko ni kuri 60, umuvuduko ni kuri 40. Kubera iki biriya byapa bijyaho? Ni ukugira ngo impanuka zitaba mu muhanda. Yego, ahari dodani hakaba hari icyapa, haleluya, wagera imbere uri umushoferi ukavuga uti, iki cyapa kiri kunyereka ko imbere hari amadodani, umuhanda utaringaniye. Twiga amategeko niko bavugaga ngo ni umuhanda utaringaniye. Hanyuma ukongera ukagenda, wagera imbere bati genda gakeya, hano imbere uri buhure na kwa kuntu abanyamaguru bambuka. Hamwe abanyamaguru baca mu muhanda, genda gakeya kuko tugiye kugera aho abanyamaguru bagira gute bambukira. Ibyapa bikagenda biyobora umushoferi biti, nyamuneka hawitonde, hari ikorosi rigana ibumoso. Yagera n'imbere akabona ikindi cyapa, hari ikorosi rigana iburyo. Yagera ahandi imbere ataha ahantu haraterera cyane, yagera ahandi witonda akagahanda karamanuka. Impamvu biriya byapa bijya ku muhanda ni ukugira ngo impanuka zitaba. Baba barimo kuyobora iki? Baba barimo kuyobora imodoka. Hanyuma natwe abakirisitu, natwe abagenzi bajya mu ijuru, ntabwo ari twe dukwiye kugenda nk'abasazi, ntabwo dukwiye kugenda nk'abasinzi banyweye iza yose, ntabwo dukwiye kugenda nk'injiji, ntabwo dukwiye kugenda nk'abatazi iyo bava n'iyo bajya. Tugomba kugenda tuyobowe n'Imana yacu. Umukristo rero utayoborwa n'Imana ni wa wundi uvuga ngo kujya mu ijuru biravuna, yagera hagati akaba bivuyemo. Impamvu ushobora gucogora ukabona ko bigoye ni uko ugenda wenyine, ariko iyo uri kugendana n'Imana mu rugendo rujya mu ijuru, ntago wumva imvune, ntago wumva iminaniro, ntago wumva stress, kuko hari umuntu uzi imbere yawe akakuyobora. Haleluya. Wagera hari dodani y'ikibazo akakubwira ngo itonde imbere ni danje, kubitayo iminsi 3, ugakubita amasengesho y'iminsi 3, wajya gukubitana na dodani rero y'ikigeragezo, ya masengesho ukaba uyavuyemo. Niyo mpamvu ikigeragezo aho kugira ngo kiguhitane, ni wowe ugihitana ugakomeza ugatambuka. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nkuzaniye ijambo ryo kukubwira ngo ntuzemere kugenda uri wenyine. Niryo jambo, ntuzagende wenyine. Reka nkubwire, ntubona ukuntu mujya mugenda ngo iterambere ryaraje, ngo amabanki arahari, twikure mu bukene. Abari mu makorani mukaba muyaturumbutsemo mugashaka gukira ku mbaraga. Abapasiteri mukaba mutaye imisaraba yo ku makote, mukajugunya ubupasiteri, mukajugunya ubushumba. Uti ibi bintu imbere tubisaziyemo, reba imyaka maze nta nzu ufite, imyaka maze nta modoka, uriya twariganye dorageze kure. Ukaba mutaye inshingano, mutaye imihamagaro ngo mugiye ngo banke zibagurize. Ariko nimba hari ikintu nkunda za banke ziguriza, arakuguriza utayazana akakuzirika. Ntumubwira ngo napfushije umwana, ntumubwira ngo nararanguye ndahomba. Nta mikino bagira. Mbese Imana nibaho n'umugisha kandi ni nabyo.
mama we, ukajya gufata amafaranga ya banki ukagira ngo nayo baguhereye ubuntu, wajya kuyakoresha ugashyiramo imibare mikeya, maze bikaba biragucanze, maze na ya nzara wari ufite ikiyongeraho n'ideni, hanyuma nawe kubera yuko wagiye wenyine. Ariko iyo ujyana n'Imana kujya kuguza banki, yari kukubwira igihe uzagirayo, yari kukubwira umubare w'amafaranga uzafata, yari kukwigira umushinga. Ndashimira Imana kwizi kutwigira imishinga, ikakwigira umushinga uzungu kutazagushyirishaho, kandi iyo Imana iguhaye iranakongeza, iyo Imana iguhaye umugisha nta marira. Maze wamara kwiyobora kuri banki, baza guteza icyamunara na wa mugisha Imana yari yarakwihereye, ukajya gusenga y'ubuginga, ukajya kizabonwa na kanyarira ngo ugiye gusenga ngo Imana ngo ihagarare ku mitungo. Ese mbere yuko usengera ngo ntibateze icyamunara, kuki utabanje kujya gusenga ubwira Imana ngo ngiye kubakisha mu mafaranga ya banki, mujye muhamahame mwishyure? Nje kukubwira ngo ku byago wabonye ntuzongereho ibindi, ndakwinginze fatiraho ubu nonaho ucyumvira ijambo, ntuzongere kwiyobora mu buzima bwawe. Kwiyobora no kutagendana n'Imana biteza igihombo, biteza inyatsi, biteza imikasiro, bigateza n'imyaku ndetse n'imikoshi. Mureke mbabwire, ntuzige kugenda uri wenyine udafite ukuyobora. Ese ubundi iyo uri kujya aho utazi ntabwo ugenda uyoboza kugira ngo ugere iyo ujya? Ariko mu rugendo tunyuramo muri ubu buzima, kubera ko turi abakristo twogejwe mu maraso na Kristo, tugomba kugira guterata, tugomba gusenga Imana ikatwereka aho tunyura kandi tukahanyurana n'Imana. Impamvu nkubwira ngo ujye uyoborwa n'Imana kandi wishimire kuyoborwa nayo, wishimire no kugendana n'Imana, nuko Imana iyo ugeze ahantu hari imikuku, hari igihe tugenda tugahura n'intambara z'imikuku, ye baba we, tukanyura hanyerera ukagira ngo bahashyize ibitoki, bya bitoki bivamo imineke, uzi ukuntu binyereza? Uzi kunyerera ku gishishwa cy'umuneke ku makaro, uzi kunyerera ku gishishwa cy'umuneke muri kaburimbo ari imodoka. Hari umuntu bigeze bambwira ngo uzamutse ari ku Ruyenzi, n'abantu nabyumvanye, ngo hari umuntu kera cyane ngo yajyaga hasuka ibishishwa by'ibitoki, ngo imodoka yose ihanyuze ikanyerera ikabimanutse pfiyo, hanyuma bakajya kubambura. Urumva ko yari umugome, yarazi ibintu binyereza. Rero yarazi ibinyereza imodoka akajya kuyisahura. Hanyuma Imana natwe izi ibintu bitunyereza, izaho twagwa, izaho twapfira, izaho twakirira, izi haleluya, izi hari umugisha wacu, iza hari umuvumo, iza hari imyaku, iza hari imikoshi. Reka nkubwire, hari ahantu Imana izi seta yawe. Uzi ko hari ahantu Imana izi seta yawe, ahantu wacururiza ukunguka. Maze rero ujye ubona abantu bose ngo baranguye, ngo aha hantu hari abakiriya, maze wigana abantu bagendanye n'Imana, cyangwa wigana abandi bagira ukuntu bigenza, nawe ujye kuranguza mama shenge murokore, ujye kurangura ndakurahiye, nawe upanga ikiduka ngo ugiye kunguka nkuko ntuza yungutse, ntuza umuzute uzararahe uzatahahe. Nimba atarunguwe n'isezerano, afite n'ibindi byamwunguye, abunguka bose ntabwo ari abavuganye nayo. Ngo abantu bose bajya Dubai, nawe ukabuteyeyo, ugafata inzira nta n'isoni ufite ukajya Dubai no mu Bushinwa utarasenze n'umunsi umwe, kandi uri umukirisitu. Abakirisita aho abantu bose babonera siho tubonera. Hari iriba ryacu Uwiteka yadufukuriye, ushobora guturana nabo ukunguka kuko ari Uwiteka wabivuze. Ntimukigane. Bakakubwira bati ibingibi birimo akantu, ibingibi birimo amafaranga, reka mpubuke, maze nawe ugahubuka. Nawe ugahubuka ukirukanka. Uzabaza abantu bahubutse bagashinga isengero, uzababaza ibyababayeho. Ye baba we, uzi ko hari abantu bashinze isengero, iyo baza kubimenya bari kuguramwe amazu bakabamo, iyo babimenya bari kugura wenda na materiali zo muri saro bakiberaho, iyo babimenya bari kugura makaboga bakirira, iyo babimenya bari kugura imyenda bakambara, kuko insengero bashinze baragenda batabajije Imana, baguriramo ibikoresho byose, ariko ntago bari bazi ko bazamara iki gihe cyose insengero zikinze.
ayiwe kandi bajya gukingura isengero bakajya kuzubaka shenge, abakodesheje n'abaguze bari bamaze kubara inyungu bazakura mu bakirisitu babo. ayiwe ntago bari bazi ko icyorezo kizaza, ntago bari bazi ko hazazamo metero. Ariko rero muranagashoboye, umuntu ajya gufata abantu Imana yiremeye akababara rwose ati mfite abakirisitu 1000, ukagira ngo nabo wabyaye, ukabavuga uti abangaba nzabakuramo igishoro, abangaba nzabakuramo igishoro cya Dubai no mu Bushinwa nge ncuruza, abangaba nzabacuruza bakuramo butike hariya komerisiyare, abangaba nzabakuramo imodoka n'igipangu. Ujye upangira imishinga abana wabyaye, ntugapangira imishinga abantu Imana yiremeye, abo yaremye niyo yababyaza umusaruro. Kutayoboza Imana inzira. Udufaranga wari wifitiye erega urateye inzira ugiye kuri banke uti nimungurize, nabonye ahantu nzatera haleluya izimirambararo nk'itatu bakaba binjije 500,000. ariko disi we ntago wari uzi ko COVID-19 izaza. Mujye mwitonda na COVID-20 ishobora kuza. Ariko Mana we reka mbabwire, kuba mutari kwigishwa n'ibi bihe, nkaba nkomeje kumva muri abanyamanyanga, muri abanyamafuti, ntiwigishwe n'iki cyorezo ngo kigushyire kuri gahunda kigutoze kubaha Imana, sinzi kizakwigisha. Ubu uzigishwa na COVID-50? Kuko COVID-19 nitakwigisha uzigishwa na COVID-30. Wakigiye kuri COVID-19. Mbega kutayoboza Imana inzira, mbega kutagisha inama Imana. Ujye usenga Imana, usengera abana bawe, usengera ibigo bagomba kujya kubayo, aho bagomba kujya kwiga, ubasengere, usengera abo bakungu n'abakobwa bawe, ubasengere, usengera abakwe n'abakazana. Mujye musenga Imana, igikorwa cyose ugiye gutangiza usenga Imana utazabwahagirana. Uza abantu bagiye gushaka badasenze kandi bari basengaga. Uzaba abashatse abagabo batasenze, uzabashatse abagore batasenze, uzabagiye gucuruza batarasenze. Mama shenge nimusenge. Ibyo kwigira abasongarere bo mu mwuka, hanyuma mugakora mu mifuka, mukarya kuwa mbere mukarangiza umwaka wose murimo kwirira, mugakubita imvange, mugakubita sipesiyare, mukarya mugahaga, ngo ntabwo abantu bose bakize kuko basenze. Reka nkubwire, ntukishinga abantu. Ujye ugisha inama Imana, ntukabaho mu buzima bwa wenyine, ntukamere nk'umuntu utuye ukwawe, ntukamere nk'udasenga, ntukagire nk'udakijijwe. Erega abadakijijwe bazajya bahirwa kuko ibyabo se ko bafite aho babivana. Ibyabo byihorere, najya guhomba ziyeranje. Mama shenge we nagende se agaterekera amaso ikigabo kikamwikubitira nka miliyoni zingahe, akongera agashyira muri butike akaba ariyondoye. Wowe uzajya kuyaterekera ndi umurokore, kuzayaterekera Yesu wenyine ushinzwe kukureba. Iyo bagiye guhomba hari ukuntu babigenza. Bose ko bazi no kuguzayo batazishyura, wese ko azi no kugukuzaho akakurangiza. Hanyuma se none se ko nta Mana agira ngo avuga ati ndatinya ndi umugenzi ujya mu ijuru, afite ukuntu aziyeranje. Mujye mubishinga. Iwe w'umugabo umugore we namuca inyuma nawe azamuca imbere, amuce n'inyuma, amuce no mu mpande. Ntacyo bimubwiye, nta cyaramira, nta bugingo agira. Nimwige gusenga barokore, mureke kwiyobora. Uzabaza abantu benshi baterejwe icyamunara na banke bazira kwiyobora, bajya kubaka amazu batabajije Imana. Ibyacu byose ni ukubaza. Maze rero ndabakunda iyo mutangiye kuvuga ngo ubusi imbere nahereye ko itansubiza. Ariko iyo uvuga ngo Imana ntiragusubiza, na gitifu na mudugudu ntagusubiza kubera iterabwoba ryawe. Iyo akubwiye ngo simpari se, hari inama yihutirwa nagize mu karere, hari ubwo ujya kumurega. Ntumurindira neje akaza. Ejo se iyo ugarutse akakubwira ati ku murenge hari inama yihutirwa, ntiwongera ugasibira ukaza. Gute Imana se ubushaka kuyivugisha nk'uvugisha radio? Imana ijye kubwira uko bishatse. Ari wowe se n'Imana ushaka undi ninde? Ujye uyirindira ivuge. Ujye uyirindira ivuge cyangwa ikora itanavuze, kuko byose irabishoboye. Ikintu ishaka nuko uyereka umutima wo kuyiyoboza inzira. Mwigize abatekinisiye kugira ngo mushake Imana, mushaka abantu. Mbere yuko ujya kubwira ntuzi ukuntu iriya diru ye yaciyemo, si amadiru mwirirwamo. Mbere yuko umubwira ngo iriya diru yawe byagenze gute, banza ubaze Imana uti ibi bintu bimeze bite.
abantu se ko bazanakuroha ko ari abagome? Uzi ko umuntu mubaza ikintu cyamuteje imbere ntakubwire? Uzi ko umuntu mubaza ibanga ry'akazi ntarikubwire? Ukiri utera imbere umusumbe? Ntubizi se ko bene wacu tuvukana? Aba yumva yakira wenyine kandi burya ntibyemera. Nawe ujya gukira imishinga ntiwayivukanye, bazakira nawe ukire kandi dukize twese nta n'icyo bigutwaye. Uzakirira ibumoso njye nkirira iburyo, bamwe bakirira imbere abandi bakirire inyuma. Ntukagende wenyine, ujye ugendana n'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati Uwiteka, nibyo wanyemereye kuranyemera, wanyemereye wambwiye ko nkunda, ariko koko nimba nkunda nkaba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze umva uko nkubwiye, ndaguhendahenze, wikemera ko ngenda njyenyine, aba bantu wampaye unyemerere nawe tugendane. Iyo ugendana n'Imana umenya ikumenyera hari imitego. Iyo ugendana n'Imana ikwereka inshuti mu bana izo arizo. Iyo ugendana n'Imana ikumenyera imigambi ya shitani. Haleluya. Hanyuma ngo Mose arangije aravuga ati Uwiteka we, ndashaka basi umbwira inama zawe kandi nkeneye kumenya imigambi yawe. Erega ndashaka unyibwirire, ni gute nakitwara ukishima, ni gute nagukorera ukanezerwa, ubuzima nabamo bukakuhesha icyubahiro n'ubuhe, izina ryawe ryakamamara kubera njyewe gute, ni gute nagukorera ukishima, ni gute mbese nanyura hehe, na yahe magambo yasohokamo kanezerwa, n'ubuhe ubuzima bwakunezeza Uwiteka, numbabarira umbwira imigambi yawe n'imishinga yawe. Imana nihabwa icyubahiro. Nawe ufite umukozi umeze gutyo nta kuntu utamumeneraho habiri. Ariko Uwiteka umva ijambo yasubije Mose, yaramubwiye ngo Mose we, kubera yuko ujya utitiriza kandi ukajya ushaka kubaho uko mbishaka, nanjye reka nkubwire icyo uvuze icyo ndagikoze. Icyo uvuze ndagikoze mo, ndabikoze mo, tuzagendana, nzagenda imbere yawe, nzagenda inyuma yawe, nihagera ikorosi nzakubwira ngo ugeze mu ikorosi, nihagera Dodani nzakubwira ko ugeze muri Dodani, nitugera muri Feruje nzakubwira ko tugeze muri Feruje, hanyuma uhita uhagarara. Mpaye Imana icyubahiro. Kugendana n'Imana ntako bisa. Mureke mbabwire, kugendana n'Imana ni iby'igiciro. Ninkubwira ngo kugendana n'Imana ni byiza, nuko nanjye mu minsi maranye n'iyi Mana tugendana, nukuri ndayishimiye ko twagendanye. Haleluya, haleluya. Ndayishimiye. Hari abantu bigize abanajye rero batangiye kugwa, bahindura imishinga, bahindura amasengesho. Aho umuntu abwira undi, ubundi se ibintu byose no gusenga. Reka nkubwire impamvu bivuga nuko utabishoboye gusenga, ujye reka ababishoboye babikore, bafite icyo byabamariye. Ibintu byose no gusenga, ibintu byose no gusenga. Nimudasenga muzasengera. Ujye usaba Imana mu minsi yawe yo kubaho, ijye igendana nawe. Imana nimugendana ntizaguta ku nzira. Imana nimugendana ntabwo izagusiga ku rugamba. Imana nimugendana ntabwo uzayoba. Nugendana n'Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Nugendana n'Imana izakubwira iby'iminsi n'ibihe. Nugendana n'Imana mu muhanda uri kugendana n'Imana, muri ubu buzima, muri uru rugendo rujya mu ijuru, muri iyi si y'icuraburindi, nugendana n'Imana izakwigisha kurwana urugamba. Nugendana n'Imana, nugera aho bwije izakubwira burije, tangira ucana itara. Nugendana n'Imana ukagera ku manywa izakubwira ngo rizimye. Nugendana n'Imana izakubwira icyo kuvuga kuri uwo munsi wagendaniyeho n'Imana, izakubwira icyo gukora, izakwigisha kurwana urugamba, izagufasha kube hafi. Mbifurije kugendana n'Imana. Heriya baragendanye Imana iramugabira. Heriya baragendanye Imana iramugabira. Eliya yagendanye n'Imana. Haleluya, haleluya. Abantu benshi bagendanye n'Imana. Ba Yesaya bagendanye n'Imana. Ba Aburahamu bagendanye n'Imana. Uzi ukuntu Aburahamu yagendanye n'Imana? Ariko ibibazo ukuntu Aburahamu yagendanye n'Imana imukuye mu gihugu cy'iwabo. Imana igendana na Aburahamu.
haleluya. Abisiraheli bagendanye n'Imana. Imana yagiye, hari imisozi bagendaga bageraho ikomeye, ngo abisiraheli bigeze bagera ahantu kuri Ayi, ngo bagira ubwoba bibaza ukuntu bashobora kurwana, ngo bageze ahantu i Yeriko, Imana ibigisha ukuntu bagomba, inkike z'i Yeriko zigomba guhirima. Oh haleluya. Yo ndishimye kubera Imana. Yo hari n'abatubanjirije bagendanye n'Imana, hari abakijijwe mbere yacu batubwiye ukuntu bagendanye n'Imana. Imana mugendana ikakubwira iby'abahungu bawe, Imana mugendana ikakubwira iby'abakobwa bawe, Imana Yesu we, Imana muro yawe, Imana mugendana haleluya haleluya. Imana mugendana ikakubwira iby'intambara zawe, Imana mugendana ikakubwira ukuntu urugamba rwawe ruzarangira, Imana mugendana ikakubwira ukuntu abakobwa bawe bazashaka, Imana mugendana ikakubwira abakazana n'abakwe bawe, Imana mugendana ikakubwira amashuri uri kwiga, Imana mugendana ikakubwira ngo ntuzarangiriza mu Rwanda, Imana mugendana ikakubwira ngo nzakuriza indege ye baba we kandi na moto kuyurira byari danje, Imana mugendana ikakubwira ngo nzagutuza i Kigali. Burya kuba i Kigali nabyo ntibyoroshye, witonde. Kuba i Kigali ari we ukahamara imyaka 10, ukahamara imyaka 20 i Kigali itawuni, umujyi w'abajama, w'abakoboyi, w'ababingwa. I Kigali aho abantu bose bacana amatara, i Kigali ku bantu bacanye ku maso, kuba i Kigali kuba i Kigali ahantu wishyura umutekano, ukwishyura y'ibishingwe, ukarya urusenda waruguze, ukanywa umucyayicyayi wawuguze. Yesu, i Kigali si Kigoma. Imana iti nzagutuza i Kigali ukahatura. Haleluya. Ukahagura ikibanza, ukahubaka inzu, ukahabyarira abahungu n'abakobwa, abana bawe bakiga i Kigali. Ukarya ku biryo by'i Kigali, ukaryama ku gitanda cy'i Kigali, byihorere. Ubwo uraje uvuge ngo i Kigali ni ahantu nk'ahandi, barakubeshye baranagushutse. Uzasubiza amaso iwanyu mu cyaro, hamwe wararaga ku bishogoshogo by'iwanyu, ariko mwagiye mureka gupfobya amashimwe. Kuri bya bishogoshogo by'iwanyu, kuri za nshinge, hamwe wararaga ku kirago uteye imbere mu ryama ku rutara, hamwe mwariraga ku nkoko, abandi mukarira ku mbehe. Ibiryo byo ku nkoko, uze ku nkoko hasuka isosi, vuga ngo ni imyumbati n'imyungu n'amateke ye baba data we. Haleluya haleluya haleluya. Imana mugendana. Imana mugendana udafite ubwenge mu ishuri ikakubwira ngo uzatsinda. Imana mugendana warasubitse amashuri ikakubwira ngo nje kuyasubukura. Imana mugendana utazi kwiyandika izina ikakubwira ngo nzagushyingira wize. Imana mugendana ukabika amasezerano y'umugabo wawe, ukabika amasezerano y'umugore wawe, kandi nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo yavuze no kubikora ikagera gute izabikora. Imana yagendanye na ba Mose, Imana yagendanye na ba Yosuwa, Imana yagendanye n'Abisiraheli, Imana yabanye na Samweli, Imana ibana na Sara, Imana yabanye na Aburahamu, Imana yabanye na Isaka, Imana ibana na Yakobo, Imana yabanye na mama Sharirene. Nawe ujye witangaho urugero, hari aho mwakubitaniye, hari imikuku mwagiye munyuranamo n'Imana, hari aho wanyuze hanyerera ntiwakubita umutwe hasi, hari aho wanyuze wari kugwa ntiwongere kubyuka, hari aho wanyuze wari guceceka ntiwongere kuvuga. Tuyihaye icyubahiro Imana ya Isiraheli. Mbifurije kugendana n'Imana. Haleluya haleluya. Hari aho twanyuze twari gupfira ariko turi bazima, hari aho twanyuze ibyacu bikarangira ariko byaratangiye, hari aho twanyuze twagombaga kurangira ariko twaratangiye, hari aho twanyuze mu bunyerere ariko ntitwagwa, hari aho twanyuze hari hatanamye ntitwarohama, hari aho twanyuranye n'Imana. Kugendana n'Imana ni byiza. Hari aho wari guca abantu ntibongere kuguca iryera. Haleluya haleluya. Kugendana n'Imana.
ntitugatanga urugero kuri ba Aburahamu gusa, natwe twagendanye n'Imana, kuva muri 2003 nagendanye n'Imana, n'ubu ndacyari kumwe n'Imana. Haleluya. Iyo bikomeye iraguheka, yabona ari danje ikagushyumva ikajisha igakomeza. Niyo mpamvu tutajya tuva mu mugongo wayo, niyo mpamvu tugikanyakanya, imvingo zizarinda ziba uruyenzi. Ikiduhetse kugendana n'Imana. Mwebwe mwihutira gushaka ibyangombwa ngo polisi itabafata, mukajya muterwa ubwoba n'ibyinaha gusa, uti sinajya mu muhanda ntafite perime, kandi koko ibyo ni iby'ukuri. Ukavuga naho waba wibagiwe, uti sinatwara imodoka itari muri kontorore, ugatinya ibyo byonyine. Ariko nje kukubwira ngo mu bikorwa ufite ntuzongere kugenda imbokoboko utari kumwe n'Imana. Wenda uzaba ufite amafaranga menshi kuri konte, wenda uzaba ufite bakigenzana bakizigenzana bakibamba muzi, wenda bafande mube muziranye, wenda ubuziranye n'abashoramari. Nje kukubwira ngo ntuzongere kugenda imbokoboko, ujye uhora ugendana n'Imana. Sifa kwa Mungu. Munyemerere dusenge. Nababwiye ko nzajya mbabwira ibyangiriye umumaro. Mu bintu byangiriye umumaro kugendana n'Imana byangiriye umumaro. Iyo ntagendana n'Imana nari gupfa kandi sinongere kwibukwa. Ariko kugendana n'Imana nibyo byangiza uwondi we. Kandi nicyo hari ikintu ndicyo wowe utazi, kuko ikigaragara ni icy'akanya gatoya. Kugendana n'Imana ntako bisa. Hari abantu bazajya bakubona ugenda mu muhanda bagire ngo uri wenyine. Hari abazajya bakubona mu buzima babona uri wenyine. Hari abazajya batambuka bakaba bagukubitira ubuntu bagira ngo uri wenyine, ariko bazamenya ko utari wenyine. Umunsi urugamba ruzaba rwashojwe uri kumwe n'Uwiteka ari kukurwanirira, niho bazamenya, bazayikore mu jisho. Hari igihe bazamenya ko utari wenyine. Haleluya. Ndumva nishimye kugendana n'Imana. Tugiye gusenga. Mana, wambaye icyubahiro no gukomera. Haleluya, haleluya. Wagendanye n'abatubanjirije bagerayo. Wagendanye na Eliya, wagendanye na Enoki, wagendanye na Aburahamu, wagendanye na Yohana, wagendanye na Isaka, wagendanye na Yakobo, wagendanye n'abatubanjirije. Mwaragendanye, bagezeyo, bageze aho baturindiriye, bageze aho badapfa, bageze aho badapfusha, bageze mu munezero, bageze aho batari. Baraturindiriye, wabagejejeyo kandi bakiri no muri ubu buzima. Baraterwa gukabatabara, wabakuye mu nzu z'ibihome, wabakuye mu menyo y'intare, wabakuye mu itanura ry'umuriro, wabakuye mu kirwa Patimo, wabakuye imbere y'abami, wabakuye imbere y'abakuru, wabakuye imbere y'abatambyi, wabakuye mu nama zikomeye, wagiye ubakuza y'amaboko akomeye. Haleluya. Natwe tukiri muri ubu buzima, natwe tukiri muri iyi si, watwemereye kubana natwe. Wavuze ko tutazakorwa n'isoni, watubwiye ko tutazamwara. Twagiye tubibona aho twanyuranye, twarabibonye aho twanyuranye, twarabyitegereje aho twanyuranye. Haleluya, haleluya. Imitima yacu irakwishimiye Mana. Ongera ugendane natwe, gendana n'abakirisitu Mana, gendana n'abantu bawe, ongera ugendane n'itorero, ongera ugendane n'abari, ongera ugendane n'ababishopu, gendana n'abapotre, gendana n'abashumba, gendana n'abahanuzi, gendana n'abankurikiranye, gendana natwe Mana, gendana natwe Mana. Turakwinginze, ongera utwemerere tugendane kugira ngo tutarohama, tugendane kugira ngo tugereyo, tugendane kugira ngo umugambi wawe usohore. Tugendane, twemerere Mana. Nanjye dukomeze tugendane, gendana n'abagabo, gendana n'abakobwa, gendana
gendana n'abakwizera, gendana n'igihugu, gendana n'itorero, gendana n'abapfakazi, gendana n'imfubyi, ongera ugendane n'abagutaye, ongera ugendane n'abakuretse, ongera ugendane n'abazimye, ongera ugeranye n'abacitse intege, ongera mugendane. Ndabigusabye kandi ubinkorere Mana, uhembure abantu bawe, bongere bagendane n'Imana, bongere basenge, bongere mwiyunge, bongere Mana, ndabasengeye. Iri jambo rigere kure, iri jambo urishyigikire, iri jambo rihembure, iri jambo ryubake. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye mwese abari bakurikiranye iki cyigisho cyitwa kugendana n'Imana. Imana y'amahoro ibashyigikire kandi nimuhumure, nabasengeye. Nawe ufate umwanzuro ku giti cyawe kandi ni ukuri wongera ugendane n'Imana. Mbifurije amahirwe masa yo kugendana n'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe, amen.